iyo umuntu yapfuye turarira, rimwe na rimwe ugasanga tuvuga n'amagambo tutakabaye tuvuga muri icyo gihe, ugasanga dutegereje ko baduha umwanya umuntu yamaze kwigendera kugira ngo tuvuge ibigwi bye. Akenshi uzasanga nta muntu n'umwe ujya kuvuga ibigwi muri icyo gihe ngo avuge uwo muntu wigendeye nabi. Ese uwo muntu ibyo bigwi aba abyumva? Rimwe na rimwe ugasanga n'umuntu rwose wamwangaga amuvuzeho ibigwi byiza, uyu muntu yagiraga neza, yitangiraga abandi, yakundaga abantu, ugasanga bamuvuzeho ibintu byinshi cyane byiza, ukibaza utese uyu muntu kuki utabimubwiye kare atarapfa? Kuki utegereza kuvuga umuntu neza yagiye? Kuki utegereza kumva ukunze umuntu, kugaragaza urukundo ku muntu yigendeye kandi wenda wari waramutejeje umutwe, waramuhujije amahoro akiri muzima? Kuki utegereza gushyira umuntu indabo igihe yigendeye, ukazimuha rwose atanakizibona? Ubwo buzima ko nyuma yo gupfa ntabwo mbuzi, ntabwo nzi wenda uko aba bireba, ariko abahanga bavuga ko rwose niyo yapfuye abatakibona ko izo ndabo wazimuzaniye, abatacyumva ko uri kumuvuga ibigwi, umuvuga neza, abatacyumva ko ibyo yagukoreye mu by'ukuri byagukoze ku mutima, byagushimishije, cyangwa se abatacyumva ko uvuga niba biriya bintu byiza byose yakoreraga abandi cyangwa se yagukoreraga wowe ubwawe wabibonaga. Akenshi rero usanga abantu benshi dutegereza ko umuntu apfa kugira ngo tumubwire ibyiza yakoze, ko byadushimishaga, ko yari umuntu mwiza, ko yari iki. Kuki utamubwira akiri muzima? Kuki utabwira umuntu ngo uramukunda akiri muzima? Kuki utabwira umuntu ibyo yagukoreye, mbese umushimire? Nk'uko video yanjye iheruka nababwiraga uburyo bwo gushimira, umushimire akiri muzima. Ibyo bigwi bye wakabaye umuvugaho yapfuye, ubimubwira hakiri kare nawe abyumva. Ntutegereze ko apfa kugira ngo ibyo bintu byose ubimubwire, kuko burya iyo umuntu umushimye cyangwa se ukamuvugaho ibintu byiza, arishima akabona ko adakorera ubusa, ko agira neza, koko ko ineza igaragarira abantu benshi. Ni byiza rero kureka gutegereza ko umuntu apfa kugira ngo umuvuge ibintu byiza. Uzarebe nk'uko nabikubwiraga haruguru, nta muntu uravuga umuntu wapfuye nabi. Akenshi usanga niyo yari umuntu wajyaga agira amahane cyangwa se yajyaga ugira umujinya adafasha abandi, usanga benshi bavuga ngo yafashaga abantu, ugasanga baravuga ngo yitangiraga abandi, yageraga gute. Sinzi niba baba bagira ngo abone uko ajya mu ijuru, cyangwa se sinzi niba baba bagira ngo abandi basigaye babone ko bihangane kuko abandi bose babashyigikiye, simbizi. Ariko ngiye ku mutima wanjye nifuza ko umuntu yabwira undi ikintu cyiza kiriho. Nifuza ko izo ndabo waziha umuntu akiriho, akizibona, ashobora kuzakira, akanazihumuriza, kumva rwose ko ari indabo zihumura, cyangwa se akabona ko wazimuhanye umutima mwiza. Nifuza ko abantu bakunzi ba Mupenzi TV murebe izi video zacu za buri gihe, nifuza ko mwafata uwo muco. Niba umuntu ukunda umuntu ubimubwira akiri muzima, niba se wanga umuntu nabimubwira akiri muzima. Ntuzamuvugireho yapfuye ngo wenda n'ubundi niba cyari gipfuye, kuko akenshi usanga niba umuntu yifuza undi ko yapfa, iyo yapfuye usanga yababaye ngo yo kuki disi yapfuye, akavuga amagambo menshi cyane kandi bitari ngombwa. Ugasanga rimwe na rimwe hari n'utekereza ati niba cyari gipfuye, yamara gupfa ukumva abantu bose baratekereje bati wa muntu wavuze kuriya niwe wamwishe. Ibyiza rero ni uko wajya ukorera ikintu cyiza, wajya wishimira icyo umuntu yakoze ukakimubwira akiri muzima, gishobora kucyumva. Duherutse gupfusha umuntu mu mpera z'uyu mwaka ushize, twapfushije umuntu. Uwo muntu yari amaze igihe arwaye cyane, arwaye yaraheze hasi kugira ngo ahaguruke ari ukumuhagurutsa. Noneho turavugana, twavuganye hashize nk'iminsi 2 nibwo yapfuye. Tumubwira tuti tuzaza kugusura, tumuha n'itariki, nawe ari kudutumira atubwira ati muzaze rwose, atubwira ibintu mbese uko bizagenda nituzi.
icyo gihe muri iyo minsi 2 yashize yahise yigendera, ariko ntacyo twicujije cyane kuko byibuze twari twavuganye. Uzareba hari igihe umuntu apfa ukazaza uzanye indabo mutanaherukana, hashize nk'imyaka ingahe mudaherukana, iyo no kuri telefone mutavugana, ugasanga hashize nk'imyaka nka 10 n'ingahe utamugeraho, wajya kumva ngo yarapfuye kandi ukaza kumushyingura. Ibyo bintu biba kenshi cyane. Telefone zaraje, ikoranabuhanga rirakoreshwa buri gihe. Niba udashoboye kugera ku muntu, muhamagara, muvugishe, muvugane. Niyo muvuganye burya akenshi wumva urukumbuzi rushize, amakuru urayamenya, ibintu byinshi ushobora kubimubwira, na bya bintu byiza byose yakugiriye ukaba wamuhamagara ukamubwira uti rwose nishimira ibyiza ukora, nishimira ineza yawe, nishimira ibyo wakoze byose kuri njyewe, byaramfashije, byanyubatse mu buryo bumeze gutya, imvune zose wagize kugira ngo ngere aho ngeze, wenda ari nk'umubyeyi wawe cyangwa se umuntu wagufashije mu bintu byinshi cyane, cyangwa se inshuti yawe magara, kuko burya hari inshuti magara zigufasha ibintu byinshi cyane, zigatuma rwose utera intambwe nziza cyane ishimishije. Cyangwa se wenda ukanajya no kumureba, ntituvuge ngo telefone zaraje ngo umuntu niba arwaye twumve ngo umuntu ararwaye ararembye, ntituhaguruke ngo dufate umwanya wacu twihute tujye kumureba. Cyangwa se nubwo yaba atarwaye atarembye, ukafata umwanya ukavuga uti ngomba muri za gahunda nyamabwira, muri ya gahunda yawe y'icyumweru, ugashyiramo no kujya gusura abantu runaka, aho kugira ngo mujye muhurira kuri telefone, muvugane kuri telefone, azarinda anapfa utaramubona, utamuherutse, ngo muravugana kuri telefone, turavugana buri gihe, turavugana nta kibazo, ukumva mbese ko utajya kumusura kuko muvugana kuri telefone. Cyangwa se ukabona umuntu yapfuye, bategereje umuntu ngo uzava nko muri Amerika cyangwa se uzava i Burayi kuzaza gushyingura, umuntu agashiraho nk'ibyumweru 2 umuntu atarashyingurwa, bategereje umuntu uzava i Burayi. Ese uwo muntu uzava i Burayi kuki abataraje kera ngo amurebe, kuki abataraje kera ngo amusure? Dukwiye gushyiraho, dukwiye guhindura, tukajya noneho tumenya gusurana, tukamenya no guhamagara umuntu niba tudashoboye kujya kumusura, ariko ntituzaze tuzanye indabo cyangwa se ngo dufate umwanya muremure tuvuga ibigwi by'umuntu tutarashoboye no kubimubwira akiriho. Kandi uzareba kenshi burya abantu cyane cyane, yego iyo umuntu yapfuye twese turarira, cyane cyane nk'umuntu usanzwe uzi ibigwi bye, nk'umuntu usanzwe wenda nk'umuntu musanganywe, usanzwe wenda uganira nawe, ndetse yewe hari n'abantu bakunze kurira ku muntu batazi, bumvise gutyo gusa ko yapfuye, bakumva rwose ko umuntu atagombaga gupfa, se kuki ubundi abantu bapfa. Hari abantu barira rwose iyo bumvise nk'umuntu babwira ngo umuntu runaka yapfuye batanamuzi bakarira, ariko icyo kintu cyonyine cyo kurira kigaragaza agaciro duha ikiremwamuntu. Noneho ibaze ku muntu utazi, noneho ibaze umuntu uzi, noneho udashobora no kugeraho, udashobora no kumubwira ngo uramukunda, ukabivugira aho ngaho gusa yapfuye, ubibwira abasigaye, kandi wa muntu wagiye atarigeze arinze apfa rwose atazi ko umukunda, atazi ko wishimira ibyo akora, utazi ko wishimira ibyo yagukoreye, wishimira ibyo akorera abandi, wishimira unamwishimira ubwe intambwe agerageza kugenda ageraho, akarinda apfa ibyo bintu byose utabivuze. Yarangiza rero muri bya bigwi byose ugatangira ukavuga uti rwose yari umuntu w'intangarugero, yari umuntu tureberaho, yari umuntu ugerageza kugira ku iterambere, ukavuga ibintu byinshi cyane ukarondora, ariko wa muntu apfuye atabizi, atazi ko ibyo bintu bifite ku mutima wawe. Tugerageze duhindure tubane n'abantu, abantu tuziranye, abantu dukunda, tubabwire, abantu turebe ibyo bakora tukabyishimira, tubibabwire bakiriho. Two kuzana indabo. Mperutse kuba ndi kumwe n'umukecuru umwe tuvuye gushyingura
ndumva narigeze kubibabwira muri video zanjye, tuvuye gushyingura arambwira ngo arimo kutubwira twese, twari turi abantu nka batandatu, harimo bisengeneza be, harimo ababereye bisengeneza be, hari abana bereye nyina wabo. Ararimo kubabwira ati rero ntimuzibeshye ngo muzane indabo napfuye, cyane ntimuzibeshye ngo mvugeho ibigwi byinshi cyane mundondora muvuga ukuntu tante yari umwana mwiza, tante yaradukundaga, tante yagiraga gutya na gutya, yagiraga gutya na gutya. Muzabimbwire hakiri kare, izo ndabo mujye muzimpa hakiri kare, muzinzanire. Mbese ariko ibyo bigwi byose muzavuga napfuye hose muzabyihorere. Dukwiye rero kwikosora, tugatangira noneho tukamenya uburyo tubana kugira ngo tubeho kandi twishimira, ku buryo n'umuntu napfa tutazagira icyo twishinze, tuzavuga tuti rwose apfuye naragize igihe gihagije cyo kumubwira uburyo napresiye ibyo akora, uburyo mbese ibintu byose ndumva ntacyo nishinja. Icyo gihe uzarira ariko ntuzababara cyane, ntuzababara ku buryo bikurenga cyane nk'uko wakabaye ubabara utamuheruka. Noneho rero niba wowe wajya kubikora ni byiza cyane, niba utajya kubikora nabyo ukwiye gukosora. Reka noneho nkubwire uko wafasha umuntu wagize ibyago. Ushobora wenda kuyoberwa uko wamufasha kubera ko mubanye cyangwa se iki. Hari uburyo twajyaga dufashamo abantu, ugasanga rimwe na rimwe turababuza kurira, ugasanga turatinya no kubegera, twumva rwose nta kintu turi buvugane nawe, kuko mu by'ukuri wumva ababaye cyane, ukumva nta kintu uri bumuvugishe, utazi ikintu uri bumuvugishe. Reka nkubwire rero ikintu wakora kugira ngo ufashe uwo muntu. Icya mbere wimuhunga, kuko gupfusha birababariza cyane, bigatuma umuntu yigunga. Muri ibi bihe uba ukeneye kumuba hafi kugira ngo nibura yumve ko niba hari uwagiye hari abandi basigaye. Nubwo urumva nawe byakurenze ukabona n'icyo wavuga, ariko ukwiye kumuba hafi ukamuganiriza, uramutse ufite ibintu byihariye byakubayeho, ushobora by'umuntu wagiye wibuka, ushobora kubimuganiriza, ndetse ukaba wanamugezaho n'ibyo utekereza wibuka ku muntu we wapfuye, ukamuganiriza kugira ngo nawe bimufashe kwibuka, bimufashe cyane. Kuko niba nawe hari amateka ufite, wenda hari ayo wanyuzemo, niba warigeze kugira ibyago cyangwa se byo gupfusha umuntu wakundaga, umusangiza amateka y'urugendo rwose wanyuzemo, bityo n'uburyo wagiye ukira ibikomere bizamufasha kumenya. Kuko nubwo muri iyi minsi bitoroshye, ariko azasohoka muri ako gahinda. Kumubwira amateka yawe, ukagereranya ibyago byawe n'ibye, bimufasha kugenda ashobora kwakira amakuru mabi, akatekereza ko n'ubundi azabisohokamo. Ntuzokore ikosa ryo kumubuza kurira. Igihe umuntu yagize ibyago, yabuze uwe, yarira biramufasha. Iyo umucecekesha rero, mubuza kurira, mubuza kugaragaza amarangamutima ye, umubuza gusohoka mu kababaro ke. Ahubwo mufashe, umukoreho, umuhe agatambaro yihanagure, kuko ni ingenzi. Kuko kurira ni ingenzi cyane, bituma umuntu aruhura umutwe, bigatuma kandi yakira uwo mubabaro. Uko tumeze ntabwo twakira ibintu kimwe. Irinde kwinjira mu iyobokamana winjizamo ibintu umubwira ngo Imana yamwakiriye, ngo cyangwa se yageze ahantu heza, cyangwa se Imana yamwakiriye mu babo, tuzahurira heza mu ijuru. Kuko ntabwo uzi imyemerere ye, nta nubwo uzi yewe uburyo yakira. Akenshi iyo umuntu yagize ibyago usanga yarakariye Imana. Burya umuntu ukunda nta myaka ashobora kubaho wumve ko igihe kigeze ngo agende. Zamura ikiganiro, ndetse uzanemo n'udukuru dutuma aseka, kugira ngo areke gukomeza gutekereza ibintu bitoroshye arimo. Mufashe gusubiriza amaso inyuma, urebe utuntu wajya kuganira nawe mugaseka, utugarure, tumufashe guseka. Witinya kuvuga izina ry'uwo yapfushije. Akenshi usanga utinya kugarura ibiganiro birimo umuntu yapfuye, kuko wumva
bituma ashobora gutuma arira cyane cyangwa se bituma yiheba cyane. Kumuzana mu biganiro ntabwo bituma umuntu ashobora kurira, ahubwo bishobora kumufasha. Ikindi kandi ugomba gukomeza kumuba hafi, yatangira kujya gusura imva yakundaga, ukamufasha ukamuherekeza. Akenshi mwibutse ko nubwo abona bimuremereye cyane, ashobora kuba yagana abajyanama mu mitekerereze, bimufasha mu mitekerereze, kuko aba bafite ubuhanga. Bariya bajyanama baba bafite ubuhanga bwo gutuma umuntu asubira mu buzima busanzwe. Wibuke ko iminsi yose aba agukeneye, ugenda umwibutsa amateka, ugenda umwibutsa niba hari umunsi w'amavuko, ageze mu gihe cy'umunsi w'amavuko we, umufashe kwizihiza, umube hafi, mbese abone kumuba hafi igihe kinini. Niba hari ibintu agukeneyeho runaka, umube hafi kugira ngo umufashe gusohoka muri wa mubabaro afite. Ibi rero hari amagambo tujya tubwira abantu, ugasanga twibwira ko ari bubafashe. Ujye wirinda. Niba igihe yapfushije umuntu, ntabwo uzi niba yanagiye mu ijuru nk'uko nahoze mbikubwira haruguru. Niba se atarakariye Imana, kuko iyo umuntu yagize ibyago yarakariye Imana, avuga ngo kuki Imana, kuki umutwaye, kuki ibintu byinshi. Ndizera rero ko wumvise neza iyi video, ndizera ko iyi video yagufashije, umenye uburyo wafasha umuntu gusohoka mu gahinda yari afite, kugira ngo ukomeze wumve mbese nawe utekanye, cyangwa se wumve ko wafashije umuntu wakundaga kugira ngo asohoke mu bibazo afite byo kubura uwo yakundaga. Naho mu yindi video rero, njye na Mupenzi n'ibisanzwe coach mu bijyanye n'imibanire, ubuzima, iterambere ndetse n'imibereho myiza. Naho mu yindi video, kandi ndakwibutsa niba utarakora subscribe kuyikora kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byose dushyira hano kuri Mupenzi TV. Kandi niba ukunze video, bigeze ku bandi kugira ngo nawe bibafashe. Bye.